burya umuntu witwa Indaya burya ntabwo ari umusambanyi. Indaya burya si umusambanyi. Imana imuteretse imbere umugore yarangije kurema yabaye murapere wese uragira ngo mbabwire uko yarapye se. Bavandimwe rero nshuti zacu turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana twongeye kugaruka kuri kamera zacu Yera TV ndetse na Elayo TV na Manu Rwanda TV. Twongeye kubaramutsa rero tugira tuti mugira amahoro y'Imana uwo muri kumwe kandi mumenyeranye. Ndahamya neza ko mumaze kudukurikirana cyane iminsi itari mike ni Jean Paul Kimanuka. Hanyuma turi kumwe na mwene data ongera wiyibutsa abantu ni ryari ndi Simbizi Saidi ya Evangeliste Moise hanyuma Evangeliste Moise amakuru y'iminsi myinshi. Ndashima Imana suhuza abantu bakurikiye Yera TV Manu Rwanda TV Elayo TV n'abantu babagabo cyane. Reka tubabwire ngo turacyabakunda cyane kandi turabibutsa gukomeza kudukurikirana mukurikirana ibiganiro byacu ubuhamya ndetse n'indirimbo ngira ngo muri iyi minsi murimo murabona ko twaje kabisa twaje twambaye twabukere. Amen amen amen. Hari umuririmbyi ugeze aririmba ati twaje twambaye ntabwo nibuka. Okay, hanyuma nkuko bisanzwe iteka reka twongere tubibutse cyane gukanda kuri iryo jambo ritukura subscribe ndetse tubibutse gukora like kuri ako gakumwe gahagaze tubibutsa ko cya kindi gicuritse kabisa rwose kiba kivuga ati ndakwanga nushaka kunyanya. Okay, hanyuma ndetse tubibutse gukora share igihe cyose ukunze ubuhamya bwacu ukunze ibiganiro byacu ibuka kubyoherereza abagenzi bawe kugira ngo uko ufashijwe nabo bafashwe. Hanyuma rero reka tudatinze twongere dusenga Imana. Muvandimwe ngira ngo urabizi ko ariko bimeze turabarokore iyo duteranye cyangwa se iyo duhuriye hamwe ibiganiro byacu biba bigomba gutangizwa ijambo rivuga ngo Uwiteka shimwe we utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo ya Satani. Ngira ngo muri iyi minsi urimo urabona ko Satani ameze nabi cyane. Amikaka yayishinyitse rwose arimo aravuga ati ndabarya ariko natwe turimo turavuga tuti na cyagihe Uwiteka ni wari kumwe natwe n'uyu munsi ari kumwe natwe. Haleluya. Mana turagushimiye cyane izina ryawe nirishimwe izina ryawe nirihimbazwe nyangamugayo habwa icyubahiro kuko uri mwiza. Tunejejwe cyane n'ukuri Imana tunejejwe cyane n'ukuri uwera muri uyu mwanya duhuriye hanga twongeye guhura twongeye guterana niho duteranije. Yego hari benshi bahagurutse mu rugo ariko ntibagera aho bari bagiye. Hari abahagurutse ejo ariko ntibigeze bagera aho bari bagiye. Hari abapfuye nijoro mu gicuku hari abapfuye mu rukerera bujya gucya bari bazi ngo bagiye kubyuka ariko birangira bapfuye. Uwiteka we twebwe turagushima. Kuri kamera zacu Uwiteka ndagushimiye Jean Paul kuri kamera zacu Saida aragushimiye twe n'imiryango yacu turakunezerewe cyane mwami Imana habwa icyubahiro rero. Turasenze cyane kugira ngo utangirane natwe muri uyu mwanya kandi usozanye natwe kuko uri Imana. Rero nsengeye abadukurikira bakurikirana Elayo TV bakurikirana Yera TV bakurikirana Manu Rwanda TV tubasabiye umugisha abakoze subscribe bakora amashares abakora like abo bose mwami abarikazi bacu Uwiteka turabasengeye tubasabiye umugisha hamwe. Dusengeye abari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda dusengeye abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika dusengeye abari muri diaspora badukurikirana. Haleluya. Abadushyigikira abadusengera natwe turabasengeye kugira ngo abayobozi b'igihugu turabasengeye abayobozi bw'igihugu n'ibyo Uwiteka dusengeye mwami Imana nyiringa abamareta atandukanye za leta zitandukanye za n'isi turasenze cyane kugira ngo no muri ibi bihe by'ibyago ijambo ryawe ryaravuze ngo no mu bikomeye biri ubu uturamburira amaboko. Haleluya. Ndasenze kugira ngo ukomeze kuramburira amaboko imfubyi muri ibi bihe bya corona uramburira amaboko abapfakazi muri ibi bihe bya corona bari mu nzu z'imbohe bishwe n'inzara bibabuze imyambaro. Ayiwe Uwiteka Imana nyiringabo abari mu karengane abafunze bari mu magereza turasenze cyane kugira ngo abafungiye ubusu bafungure abafunzwe kubw'ibyaha nabo ubihanishe kugira ngo bahinduke bave mu magereza. Gereza si nziza narivuze ngo buri muntu wese n'amakuba n'ibyaga arimo nsengeye ibitaro bitandukanye navuze mu hospital atandukanye arimo abarwayi batandukanye abarwayi ba corona mwami bakeneye umwuka barimo baruhabwa na
bomboni turasenze ko ari wowe utanga umwuka mwami ni wowe waremye umuntu wongera umwuka nyaguhora ku ngoma maze data ave muri biriya bitaro mwami turakwinginze dusengeye ingo zifite ibibazo ingo zifite ibibazo umugabo ufitanye n'umugore ikibazo umugore ufitanye ikibazo n'umugabo abumva bafata umwanzuro wo gukora za divorce abana babayeho nabi kubinduru z'ababyeyi zidashira marayika wawe witeka marayika wawe data nyir'ingabo namanuke ajya aho ngaho data nyir'ingabo bafite amakimbirane urakoze cyane rero uwiteka umva gusenga turakwemereye kugira ngo mwami ugutsinda kwawe kutuganze kukuri data wa twese reka twe kuba ari twe tuvuga ahubwo abari uvugana natwe kubwa data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen hanyuma rero bavandimwe bakunzi bacu nkuko twakomeje kubivuga twongeye kubaramutsa muri aho ndeza yego turabasohoje mu izina rya Yesu y'Imana ni Jean Paul Kimanuka na Simbizi Saidi Evangeliste Moise mwumvise kabisa ku kiganiro cyangwa se ku buhamya yaduhaye ubuhamya bw'ikiciro cya mbere cyangwa se igice cya mbere aho yavugaga mu by'ukuri amavuko ye uko yaje kwitwa Simbizi uko yahawe izina ry'umuntu nguru uko yaje kujyanwa muri za Nyabinge n'uburyo Imana yamufashije uburyo baterekeraga reba yego uburyo baterekeraga Imana ikanzamura ikankurayo nkaba umwisilamu Imana ikankura ariko ikanzana nkaza kumenya Yesu ubu none aha mfite Yesu hanyuma ukomeza wakomeje unatubwira ati rwose namaze imyaka 11 yose nkishijwe ariko ntakije nibereye muri kata babyita kata hari abantu bariho bameze gutyo muri karate babyita makata wibereye muri kata kabisa ugenda ubajijisha ubanyuranyuramo ariko Imana igira neza gusa hanyuma rero mu gihe wari urimo banyuranyuramo uwiteka aza kugufata ku gikana arakubwira ati hituguma ahangaha okay ndimo ndabibutsa kabisa bimwe mu byagiye atubwiraho muribuka ko yagiye atubwira ati nko mu gihe cyashize yaravuze ati rwose nge nasambanije abadamu nasambanye n'abakobwa barenze umubare ntashobora kubona reka mbabwire mwo kabyaramwe umuruho w'ubusambanyi ni ikintu gikomeye cyane ubu tuvugana Simbizi Saidi agize atya aravuga ati jewe mfite n'umudamu ariko ubundi reka mbanze nkubaze ubundi mu gihe gitaha ubundi umudamu wawe nzamuzana sinabibemereye se umudamu uzamutuzana tugiye muri goma mu rugo bamanze ndabumva aho ngaho umudamu azaza mu rugo nayo yiguma mu rugo nayo rwose Simbizi Saidi abasenga musenge nibyo nyine mu rugo nuko ariko Imana yegoma mu rugo nayo ni hatari Imana icinzira aho zitari iki kinyagwa Imana ikidukize ikitwamurura hejuru ariko ibintu bya buri gihe guma mu rugo mwirinda agapfukamunwa Imana dusenga twicaye kuri izi kamera Ziyera TV Erayo TV na Manu Rwanda TV Imana ituruhure kabisa ubundi reka maze nkuba ikintu yo kigupfutsa umuntu ubundi ubusigariye nta kundi ariko amabwiriza tugomba kuyakurikiza nyine ntabwo turimo turavuga ibikubwa kuyarwanya ntabwo tuvuga ibikubwa kuyarwanya turavuga ngo Imana icinzira Imana ikiranuka ireba ibyiherero ariko idukize ibi bintu iracinzira murokore uri kutukumva murokore utureba umanza wubahiriza amabwiriza kuko ubuyobozi bwose bwashyizweho n'Imana nta n'ubuyobozi butava ku Mana ni wakubwiye kwambara agapfukamunwa wevuga ngo oya hari nabo bahaguruka bakajya mu butayu runaka nta Mana yabahamagaye polisi ikabasangayo cyangwa ikabasanga mu cyumba barenze abantu 100 abo ngabo bati turimo turasenga kuki Imana itabimenya kare ngo noneho ntibahanwe reka nkwereke nanone kuri icyo kintu kurenga ku mabwiriza ntago ari byo Bibiliya iravuga ngo iby'Imana mu bihe Imana ibya Kayizari nabo mu bihe Kayizari ibyo bintu abantu bagomba kubyumva rwose hanyuma rero ariko hari ikindi waruvuze nibyo turi mu bigeragezo turi mu bihe bikomeye bikakaye ni buriya ni nkuko abayisiraheli bariho birakomeye abantu b'Imana bahaguruke dusenge agapfukamunwa rwose ahubwo ibintu byaguma mu rugo ndahamya neza yuko mu gihe tugitegereje udufasha utazakambara ahubwo ubwazaba akeneye nyine gahunda nyine hari ibintu bijya bihabwa ngo abantu banze kumvira amategeko dore rero insengero ni zingahe navuga ko ari 3 urwa mbere rwo mu mutima rw'ibanze oya urwo ni narwo rwa mbere ziriya zindi zitwa inzu urwa kabiri urusengero bwite nyirizo ni umutima ibindi biriya bindi ubona byitwa inzu hari nk'uko duhuriye hano ubu Imana yamanutse
uru ni urusengero hari n'urusengero rwubatswe n'amaboko y'abantu aha naho turi gusengera aho yafunze rero nizo zubatswe n'amaboko y'abantu niyo mpamvu turi mu guma mu rugo ahubwo se muri guma mu rugo abarokore aho barimo barasenga barimo barambaza Imana mu mazu yabo barimo barambaza Imana kugira ngo nibura Imana idukize. Reka nkubwire rero ijambo ry'Imana icyo rivuga riti maze abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga nibicisha bugufi. Ikibazo gihari gusa ugiye kureba muri iyi minsi usanga nta kwicisha bugufi guhari ahubwo usanga abantu barahindutse rasoro rasoro z'imodoka urazibona cyangwa iza moto ibintu bigenda byidunda usanga umuntu aho kugira ngo ace bugufi asenge ahubwo yarizamuye yaragize iki wagira ngo mu mugongo yagizemo rasoro urakubitana umuntu wari usanzwe uzi wageragezaga gushaka Imana wageragezaga gukora ibyo gukiranuka umuntu ujya ubona mu rusengero haririmba atendereza wabonaga afata ijambo ry'Imana Bibiliya haleluya mugakubitana yarameze rasoro ibyo ntago ari byo abantu nibicisha bugufi ubundi Uwiteka dufite umurengezi kandi Imana yacu irakomeye Imana yacu iradukiza reka nkubwire ntago waba usenga Imana ngo ukorwe n'isoni Imana yadukizije sida reka nkubwire usibe no kuvuga ngo ntiwaba usenga Imana ngo ukorwe n'isoni reka tuvuge ngo ufite ubushobozi Uwiteka naho yazigukoza yaza kongera akagira gute akazikwamururaho mu yandi magambo ashobora kwemera kumwara ariko igihe kikagira akakumwarura hanyuma rero tutagiye kureba vandimwe ndagira ngo mbibutse cyane gukomeza gukurikirana Iyela TV mukora subscribe mukora like ndetse share ndetse na comment ureba hepfo y'inkuru yacu kaduha igitekerezo reka twongere tubabwire gukurikirana Manu Rwanda TV ndetse na Elayo TV turabakunda cyane hanyuma rero Saidi tugenda ku buhamya uti rwose tunyaruke twerekere mu buhamya tunyaruke twerekere mu buhamya uyu munsi bwo noneho udupfunyikiye iki ubu turimo turakomeza bwa buhamya ni ukuvuga ngo turimo turakomeza dukomeje n'ubuhamya dukomeje n'ubuhamya aho duherukira wari urimo uratubwira utigeye rwose najyaga ngerageza nkakoresha ibishoboka byose umubyizi nkawucyura neza ikivi nkakesa neza ati sinabara n'abakobwa naba nararyamanye nabo n'umubare sinawumenya ntabwo nawumenya pe ati ntabwo nawumenya hanyuma rero abantu benshi ikintu cy'amatsiko cyangwa se akabazo k'amatsiko abantu benshi nanjye ndimo uko kugira ngo wemere ko umuntu wabaye Rwesamihigo wabaye umunyamwuga kuko mu by'ukuri Saidi hari ugusambana ariko hari no kuba umunyamwuga burya umuntu witwa Indaya burya ntabwo ari umusambanyi Indaya burya si umusambanyi ni uwakoze rimwe cyangwa agakora kabiri gatatu burya ntabwo kakugira indaya ariko Indaya iba yarakuyeho yaramazeho uwo bakubitanye wese ati pa uwo bakubitanye wese ati seku hanyuma rero ndagira ngo nkubaze ikibazo cyanjye sindakirangiza rwose ni gute umuntu wabaye umunyamwuga w'uburaya w'ubusambanyi yaba umukobwa cyangwa yaba umugore cyangwa yaba umugabo umusore cyangwa umukobwa ni gute aba bantu babana umwe akazana umugore akanyurwa na wa mugore umwe kandi abakobwa 50 cyangwa abagore 100 ntibamunyuraga ariko noneho yazanye umugore umwe aramunyuza umugore wari Indaya wari umunyamwuga yazanye yashatse umugabo yarongowe ariko yanyuzwe noneho n'umugabo umwe ibyo bintu izo mbaraga ziva he urakoze nta handi imbaraga ziva iyo utiyeguriye Imana ngo wegere Imana bese nayikwegere iyo wegereye Imana cyane ukayoborwa nayo mbese ukumva ko nta ukaba muri yo nayo ikaba muri wowe icyo gihe nibwo uhinduka ariko ubundi hatabaye imbaraga z'Imana ndakubwiza ukuri twari gusubira kuri abo baje nine nabandi reka nkubwire njyewe ntekereza neza ko hari abantu benshi bavuga yuko begereye Imana ariko wakurikirana ukabona ni ingendo gusa
ni ukuvuga gusa ariko mu bikorwa ugasanga batagaragara nk'abegera Imana. Ngendagira ngo umbwize ukuri, ibyo bintu ndumva atari ikintu cyagushoboza, kuko hari benshi basenga ariko bagakora ibyaha, hari benshi baririmba ariko bagakora ibyaha. Ni ikihe kintu, ni iyihe ntwaro ushobora gukoresha, ushobora kurashisha igutsindishiriza ikakugeza ku rwego rwo kunyurwa n'umugabo umwe utaranyurwaga n'umugore umwe ahubwo? Yes, kunyurwa n'umugabo umwe utaranyurwaga n'abagabo 10 cyangwa 20, kunyurwa n'umugore umwe utaranyurwaga nta kindi cyabinshoboje. Yego, nkubwira ngo niyegoreye Imana, nafashe Bibiliya kwanza ndamanza nizera ibiyirimo, ubuhanuzi burimo, ijambo ririmo, noneho mfata n'umwanzuro wo kuvuga ngo ibyo nakoraga hahandi byabishuko nahuriraga nabyo, nahise mvuga ngo ubuhanzi ndaburetse, njya kuri flash ndatangaza ko ntazasubira mu buhanzi. Bwabo bari najyagamo. Wagiye kuri flash gusa? Nagiye kuri flash nandika no mu binyamakuru, urandika utugewe Celebrity Magazine, simbizi Saidi buhanzi ndabuhagaritse. Noneho ikindi cyanshoboje, nahise mvuga nitse ntangira gufata Bibiliya. Kuva uwo munsi nafata Bibiliya kugeza isaha ya none, Bibiliya sinda irambika hasi. Niyo ndyamye Bibiliya iri ku buriri. Hari igihe njya ndyama Bibiliya nkayishyira mu mashuka yanjye ikabira aho ngaho. Bishatse gusobanura ngo Bibiliya niyo uri mu mujyi, niyo ku kazi biri mu kabati iruhande rwanjye. Reka rero nkubwire Saidi, ntabwo nzi uburyo ndibuze kukuvuga cyangwa se uburyo ndibuze kukugereranya, niba huri hose wirirwa ugendana Bibiliya. Impamvu mvuze nyo, bimaze kuboneka cyane ko Bibiliya isa naho ari igisebo kuyigendana, isa naho iteye ikimwaro simusiga kuyigendana, cyane ko ibintu bimaze gufata indi ntera, aho usanga umuntu adaterwa isoni no kwirirwa agendana smartphone, ariko Bibiliya ikamutera iki? Isoni. Ndetse reka mbanza nakubwira, nuramuka witegereje ku ma televiziyo, ukitegereza ahantu henshi, ukajya no mu nsengero ukareba, uzasanga smartphone zarasimbuye iki? Bibiliya. Ndetse ntuzabura no kubona aho usanga umuntu ngo ni bishop cyangwa ngo ni revera pasteur cyangwa se ngo muvuga butumwa runaka, cyane cyane njya ntangara yugiye kubona ukabona umuntu ngo ni bishop, ngo ni revera, ngo ni umushumba, ukabona nk'umuyobozi aramwakiriye, wenda n'uwari urimo ayobora gahunda, ati twakiriye umuvyeyi wacu, ati umuvyeyi wacu haguruke mu mavuta ye n'icyubahiro Imana yamuhaye. Wajya kubona ukabona arambuye telefone arasomye, asize Bibiliya. Wabyumvise Saidi? Asize Bibiliya, ahagurukanye iki? Telefone, iPad, cyangwa se ahagurukanye iki? Smartphone. Agatinyuka yagera imbere y'abantu. Yes, ashimwe cyane, ari kuri smartphone. Abandi ugasanga bari muri za chat. Mu rusengero ubundi hari aho gusomera Bibiliya cyane, abantu bajya kuri chat mu rusengero. Abantu bari babonye Yesu Kristo we, izi smartphone abantu barazirirwana mu kazi, abantu barazirirwana. Izi smartphone abantu birirwa bazigambaniraho abandi. Izi smartphone abantu birirwa bazitereteraho indaya, ugasanga umugabo afite umugore ariko arimo aravugana n'undi mugore ku rundi ruhande akoresheje iki? Smartphone. Ugasanga ni umugore iramufasha guca inyuma y'umugabo, ugasanga ubugambanyi, ububeshyi, abavuga ngo kagatinda gashaka, ngo cyanzengereje agaki akazaratsi cyangwa se igihembe. Ikintu cyose ushobora no kubariraho amafaranga ugakoresha ibindi bintu. Ubundi ijambo ry'Imana ntirivangiye, iri urikoresha uri musenga, ukarikoresha uri mu rusengero, ukarikoresha uri mukura abantu mu nzu zimwe nyine babandi b'abanyabyaha, uri kumuramuye tudore Bibiliya. Yeremiya havuga gutya, Abaroma havuga gutya. Aho ngaho niho tugomba gukoresha Bibiliya, ukayikoresha watewe nawe madayimoni, ukayifata ugasenga. Bivuze ngo ushobora no kuyikoresha wirukana iki? Abadayimoni nyine. Urugero Yesu Kristo, ngero mfitani nyinshi. Oya, duha urugero. Njyewe hari umumama bita Mama Keza, tuyari ya muri Serikiri.
reka tubanze turamusuza n'abamuzi bose turabasuje n'abandi bose kurikirana iki kiganiro n'abandi ariko ubundi ufite abantu basanzwe bakuzi uri umuraperi ariko batari bakuzi uri umuvuga butumwa aba bantu iki kiganiro ubundi reka nkubwira uzafate telefone ujye ubabwira uti jewe murabizi ko nari umuraperi nkajyaga mu followinga mu buraperi ubu tuvugana ni mu followinga mukurikirana uko mvuga Imana neza cyane uti Mama Keza byagenze bite uwo Mama Keza yagiye Nyabugogo guhaha sinzi byamuteje niba ari amahembe niba ari iki ntiyashoboye no kurira moto byaje ameze nk'umuro mbese yahuye n'ibikagiro amavubi ngo yabaye abyakira mbaraje gusa yari afite aho ngaho umugore waguye hasi sinzi uwamufasha mwuriza moto arangije kumwuriza moto niko kugira gute kuza mu rugo amagara umugore wanjye tiko nari nkuzi hari agati wajya kugira bita gasenda bazimu niba gasenda bazimu kera bake bakibana umugore wawe yigeze kubazi akantu kagasenda ngo kwirukana bazimu baraho bagabo umujumba sinzi bari umujumba noneho ari umuti ari icyatsi bita umujumba najyaga mbona iwacu wenda ubwo ngo twatewe ngo twarwaye wajya kubona ukabona mama ari rukanse uwo mujumba wabaguri aho ngagenda kawuzana turacyakomeje ngo byirukana abazimu noneho mbese uwo mudamu ari kazaza uwo mudamu azaza noneho nibwo ndamubwira nti aturi mu mavuta ariko agira nyirabo ati mugabo wanjye uri mu mavuta tuzamuke tuye gusengera umuntu ati ko yambwiye agasenda bazimu aramubwira ati abati ko mfite umugabo wanjye ati giye umudamu wanjye kwa umugabo wanjye azi ko nakijijwe kandi si ubwa mbere ningiye gusengera umuntu wafashwe n'amadayimoni akabona abantu no muri keretse babivuga atereka nze tuzamuke ndamubwira nti tuzamuke ndamanzanira ageze Imana umpa imbaraga noneho ndagenda ngeze mu cyuma nsanga umugore aryamye mu ntebe ubwo naratangiye ndamanza ndasenga icyo gihe nasengeye muri Zaburi ya 35 ngo Uwiteka burana n'abamburanye ntabwo nge navuze ngo burana n'abamburanye navuze Uwiteka burana n'ababuranya Mama Keza uhagurukiye kumutabara ushingura icumu mu ntagara wimimira bamugenza bamushaka hiki abo badayimoni abo baroza abo bapfumu mu izina rya Yesu umumama narangije Zaburi bya bintu byanangije kumuvamo kera haleluya n'umutwe yari afite uretse gatoya noneho ndagira ngo nkubaze twarimo tuvuze ku buryo abantu basigaye baterwa isoni n'ipfunwe ryo kugenda na Bibiliya urimo uvuga uti giye mu mujyi hose naho ndi ku kazi jewe Bibiliya yanjye sinayisiga kandi sinayifasha hasi kuko nzi imbaraga ziri reka noneho mbaza abantu bankurikiranye ni iyihe smartphone warambika ku ni iyihe iPad warambika ku ni iyihe arya za telefone bazita bwa telefone bw'ubwuma babwita iPod za iPod ni za Samsung gahenda ni iyihe Samsung warambika ku murwayi agakira ariko hari indi telefone akandi ga telefone gahenda cyane uko yabingana kose ni iyihe telefone zimwe bashyira mu mazi ngo ntizigire ikibazo ni iyihe telefone ibaho warambika ku murwayi urwaye abazimu bakiruka gute se bakwirukanka gute iyo telefone uvuga irimo za YouTube mbese imbuga zitandukanye kandi noneho izo mbuga ibizijyaho si bimwe oya ni na telefone abantu bifashisha mu kwica abandi ugasanga baragenda bakora ibintu by'ibikorwa bibi umva JP Bibiliya dufite uyikoresha nyine wirukana abadayimoni iyo Bibiliya dufite uyijyana mu rusengero usoma ijambo ry'Imana Bibiliya dufite tuyikoresha ukura abantu mu rwobo abo banyabyaha ukababwira muri Bibiliya ukabereka uti dore Bibiliya muri Yeremiya havuga gutya aha naha havuga gutya abantu bakava mu byaha bagakizwa uwo niwo mumaro wa Bibiliya reka tukiraho nse naho nguciye mu ijambo reka mbwira abantu badukurikiranye kuri Iyera TV Elayo TV ndetse na Manu TV Rwanda mbabwire ngo abantu bose basimbuje Bibiliya ijambo ry'Imana bakayisimbuza smartphone uburi representa uburi bishop uyu mudamu wawe afite amakuru menshi cyane ari nayo mpamvu nkwinginga ngo unyemerere cyane
uyu mudamu wawe ufite amakuru menshi angana gutya uzamutuzanire kabisa, kandi nawe ndazi ko hari byinshi afite. Hanyuma rero kumvisha ufite ubuhamya bwinshi. Icyo gihe nafashe Bibiliya, ni Zaburi ni 110, Zaburi y'igihe kirekire, Zaburi y'119 na 19, ndasoma nahereye saa 7 nsoma ngera saa 9. Narangije umwana yahindukije amaso arimo ndeba 180 na yose warayisoma. Ubwo nasomye guhera aho ngaho ndasoma guhera saa 7 ngeza ku saa 9. Ndamubwira umudamu ko ubwo ndangije turangije kuvugira Imana ngaho nitugende, ariko ubwo narangije atagisemeka nawe. Ubwo turangije turazenguruka mu bitaro, bwakeye nyine umwana yakize ari muzima umusonga. Kubera ihe mpamvu? Bibiliya, kubera imbaraga zirimo hano, imbaraga ziri mu ijambo. Hanyuma rero Saidi, reka tukomeze tubwire abantu badukurikiranye, uyu mugabo mwamwumvise afite ibintu byinshi cyane. Afite ibintu byinshi cyane, kandi mu gihe uhereye igihe twatangiriye mu by'ukuri dusa naho nta n'ikintu twari bwababwireho cyane, dusa naho nta kintu twari bwababwireho, ariko reka dukomeze tubararikire tubabwira ngo tuzakomeza tumubazanire, kandi tubabwira yuko aracyafite ubuhamya. Hanyuma mu buhamya bwawe ukomeje kugenda uduha bw'umudamu, nubwo watwemereye kuzamuzana umudamu muza kubana rwose, murabana na bugingo n'ubu ngubu muracyabanye cyane, kandi urugo rwanyu rugize gute? Tubanye neza, urugo rwanyu rwubatse neza. Wese nzamuzana buriya abantu bagomba kumenya uko bafata abagore babo. Umugore wawe ukamufata neza, haba mu bukene cyangwa mu bukire, uko mwamumeze kose ugomba kumufata neza. Buriya hari ni Adamu, naramukunze cyane. Hari umurongo ngo ni 1:20 na kangahera, hari 70 avuga ngo Imana ni muri 2 gutyo, igice cya 2, ngo Imana imuremera nyine irema umugore, we yaramuzanye yaramanjira musinziriza, iramanzira musinziriza yicuye. Imana imuteretse imbere umugore yarangije kurema, amurebye yatangiye wagira ngo yabaye navuga ko yabaye umuhanzi, bura wasanga Adamu n'umuhanzi, ariwe muraperi, yabaye muraperi. Wese uragira ngo mbabwira uko yarapye se, avuga ati aka nakara ko mu mara yanjye, aka nakara ko mu mara yanjye, uyu ni umugore wanjye, iri ni igufa ryo mu magufa yanjye. Ageze ati oya uyazitwa umugore wanjye, avuga amagambo asubiramo, azitwa umugore wanjye kuko yakuwe mu rubavu rwanjye. Yaramanje yaramurapira. Ese yewe mva ntari umuraperi. Uriya rero niba umugore nta kindi kimunezeza usibye kumubwira amagambo meza cyane, ariko kandi wanataha buriya ari ujye utaha mubwira uti sheri waramutse ni wiriwe neza, ndetse n'amagambo aruhura umutima, imitomo ukabwira ibyo birakwiye. Simbizi, reka nkubwire mugani wawe izina ryawe simbizi nanjye, kubigendanye n'ibyingoho iby'imitoma, iki ngiki cyaturazamo ariko tuzagaruka tukakivugaho imyaka igashira, kuko ikintu cyitwa ingo kimaze kungera, turaje tuzabivugeho. Umva dore ahubwo abantu nibadutera inkunga, abantu nibatera inkunga ibyo dufite, iby'Imana yaduhaye, aho yadukuye, kwari ukugira ngo tugire abo tubohora, kwari ukugira ngo tugire abo tugira inama. Imana iguha umugisha kuba twaraho. Ariko ubundi sayi usibye ahantu uburyo waje kuba umukirisitu, ukaba umusilamu n'ibindi bintu byinshi nk'ibyo ngibyo, ubundi ko komeza kugenda utubwira ngo ufite ibintu byinshi tunyuriremo nko mu ncamake, utubwire wenda nka kumwe umuntu avuga ati nabaye aha nakoze ibi, ati naje gupfa naje kuzuka, mu by'ukuri turetse no kubeshya n'abantu banagire n'amatsiko yo kuvuga ati ariko uyu mugabo witwa Saidi tuzamukurikirana tumenye ibi bintu. Ako se reka nkubwira akantu, ubu JP ubu nona ushatse umugore wawe mukamara nk'amezi, ugasanga umugore wawe yanduye sida, cyagenda gute? Ugasanga afite sida we ntayo ufite, wamuta nahita mwirukana. Ngiki kima wowe wahita umwirukana, ariko nge ahubwo mbese kumwirukana se gusa kumuhambiriza riva nta niba Imana ibashe kutubashisha n'umuntu urwaye sida tukaba turiho,
tukaba ntacyo tubaye twarabyaye umwana akavuka ari muzima ubu none aha tukaba tukiri kumwe iyo mana yacu ni gute tutazababwira ibintu byiza bivuze ngo wowe utaranduye se uri muzima ndi muzima n'ubu hano twicaranye uri muzima ndi muzima ubasubwa ikindi ushaka niki imana yacu irakomeye ndi muzima uri muzima umudamu arwaye cyangwa yaje gukira arwaye bakunzi ba IR TV na Elayo TV ndetse na Manu Rwanda TV ndumva ibingibi byo ari urundi rwego reka tubararikire ngo nabyo ubutaha uzatubwira kuri icyo kintu kugira ngo abantu bumve neza sayi ufite ibintu byinshi sibyo nakubwiye se nibyo nababwira ufite ibintu byinshi kabisa urwaye nani uri muzima umugore arwaye nani uyu munsi mukamukibanje ngo kabukimuha n'imitoma cyane kubera iki ibyo byose ni ukubera imana ya reka tubararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu imana